yari afite ibintu byinshi cyane biri imbere ye, ari binini, imiti y'abana yose irunze imbere ye. Twasanze habura umwuka wa nyuma. Umwuka wa nyuma ni waburaga kugira ngo yitaba Imana. Ntago tuzi ngo umwana ari hehe, arizwe nande. Inosa yewe urakoze kumfasha musaza. Asante sana, Imana ikureba icyoroshye. Igice akizanye ndavuga nti wenda ntabwo naza kukureba ngo ngende nta kintu nkuzaniye. Ngo rero n'amafaranga mfite hano kuri telefone ngo abishyurira amezi, ntabwo nibuka amezi yabishyura, ariko mu biganiro byacu byashize ikiganiro twagikoze yabishyuriye amezi 2. Birangiye abadukurikiye muzi video yafashwe Sadunda ari kwirukanka mu bisheke yambaye ubusa ari kumwe n'undi mukobwa. Ntago muzi izina, sinzi, ariko uko biri kose ngomba kumushakisha mpaka mubonye. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocente, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocente, songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko umeze neza cyane. Wowe wakoze subscribe, like, na comment kuri Manzi na TV. Nizere ko umeze neza cyane. Wowe aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Komera Mary. Yesu nashimwe. Yego. So, wowe wakoze subscribe ndagushime cyane. Nawe utarekora uyu niwo mwanya kugira ngo tubashe kwana mu biganiro byacu bya buri munsi. Igiti nk'ibisanzwe ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndagusuhuje wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru, asirazuba n'uburengera bwaryo. Abari mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje. Diaspora muri rusange ndabasuje muri abantu bagaciro kuri twebwe. Mwese muri rusange mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nizere ko mumeze neza cyane. Nawe utabeze neza ejo ushobora kuba umeze neza, kuko ibyisi ni gatebe gatoki. Ushobora kuba umeze neza umunsi, ejo ukaba umeze nabi. Nibisanzwe ibyisi byo niko babiteye, ntabwo twabitindaho, kuko ari ushobora kuba wabyutse byandi bita kubyukira ibumoso cyangwa se iburyo. Yabyisi iburyo ngo ufite amahirwe menshi cyane, ngo ingere ibumoso ngo buri ndabwira ngo nta namazi mwe. So ndabashimiye cyane mwese mudukurikirana, mwese mubasha kujya muri commentaire mukagira icyo mutangaza. Abakunzi n'abanzi ndabasuje cyane. Nizere ko umeze cyane, kuko kwisi nta muntu ushobora gukundwa n'abantu bose, agishobora gukundwa n'abantu bose ugasanga nawe bibaye ikibazo, cyangwa se wakwanga n'abantu bose nabwo bikaba ari ikibazo. Ndabasuje mwese muri hose, wowe unkunda unkurikira umunsi ku munsi, nawe unyanga umunsi ku munsi, ariko ukurikirana ibiganiro dukora. Ndagushimiye cyane ko nawe uri wagaco kuri njye, kuko ni inkunga ubukozi wifashe video ukayifungura ukabasha kuba wayirangiza, ibintu bikabasha kugenda neza. Ndabibutsa nyamuneka, niba ufite umwanya ukaba wageze kuri Manzi na TV ukabona video yasohotse umunsi, gerageza uyikandeho ujye kwiryamira naribi. Ariko nanjye mbonye watch time cyangwa se umwanya wamaze ufunguye iyo video, abari inyungu kuri ngiye, kuko nicyo gituma mba nibere yanyu rimwe nayo nkabaha amasho mu bice bigiye bitandukanye, ibintu bikabasha kugenda neza cyane. Ariko barabara kugira ngo nyamuneka tubashe gukurikirana bitumye mpagarara imbere yanyu. Kano kanya muri kubona ibintu biteretse imbere yanjye, hari imbabura, hari umuceri ndetse n'amashu hano. Ntago nyambeshya buriya ibintu byose mba ndi kubikirana gatanu ku kandi. Nukuvuga ngo ikintu kinzinde kano kanya no kujya gusura Innocente nkareba se ameze ate, se ko yavuye kwa muganga
byifashe bite mu rugo, ese afite umuntu umurwaza, ese byifashe bite. Mbagira ngo nyamuneka buriya nubwo ubushobozi bwose waba ufite, hari icyo uba ugomba gufasha mugenzi wawe. No kuvuga ngo kano kanya ntabwo mfite ubushobozi burenze pe, ariko mu bushobozi buke mfite navuze nti reka ngerageze njye kureba umuntu. Kano kanya hari umushobora kwifata akagenda gusura umuntu kandi uzi neza ko yari arwaye nta kazi yari afite, ukagenda n'utwe gusa. Nyamuneka nawe aho uri hose uzigaye, ntaga ibintu ari ibintu by'agaciro by'umuntu wakaranze, umuntu ufite umutima wa kimuntu. Kano kanya umushobozi buke nari mfite, urabizi ko abanzi baranzi barabizi ko mfite umuryango naye ndeberera kugira ngo nawe ubashe kubaho, ariko mu bushobozi buke nari mfite cyangwa se ku nsago nari mfite, navuze nti ntabwo natererana uriya mu meri, afite ikibazo gikomeye cyane, nagatroma afite, ariko ko biri kose ntabwo nagenda ntwaye urutwe gusa ngo ngende mugere imbere, se nabo ngiye kuvuga iki. So kano kanya ni hano naguzemo umuceri, ahubwo kubureba abantu bazi ikinyarwanda kiba kita ikirere cyangwa se ikibaravu bitewe naho wavukiye, kiba kizi ikirere. Ntago ari umufuka wuzuye, naguze agace. Nyamuneka ntimunseke, nunseka nyine nta kibwo nawe urafite inkunga watanze ntari. Naguze agace k'umuceri ndetse n'udushu, kuko ako ubushize njyayo naragenzuye nsanga ahantu ateka ku nkwi. Abantu bavukiye mu cyaro barabizi neza cyane, inkwi n'ahantu bafata ibiti byumye bagakora icyo bita amashyiga. Ariho havuye wa mugani bita ngo havuyemo umwe ntitwarya. Umugani murawuzi, umuntu utawuzi ajye muri commentaire avuge. Havuyemo umwe ntitwarya. Ayo ni amashyiga ya kinyarwanda abantu bakera cyangwa se abantu bo mu cyaro batekeramo. Ako navuze nti reka ngerageze ngure ndetse imbabura hano, ngure imbabura nyimushyire ndetse n'utudushu abashe kugira uburyo yakwiranja. Ndaza kugerageza mena muhereze n'ayumunyu ndetse n'ayagakoma ndetse n'ayisukari ndetse n'amavuta yo guteka. Babibonye amavuta yo guteka ano mashu kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ntabwo biba byoroshye kubikora, nyamuneka hano mu mujyi wa Kigali abahabaye barahabizi, abatahari namwe murabizi. So tugiye kugenda tugereyo turebe uko byifashe, turebe se ameza ate. Sikabana man, ntabwo ntwaza umutima mubi ukure ntwaje mwana. Imbabura ndayitwara, urantwaza imbabura. Okay, abaza kubona amashusho ameze nabi muze kwihangana kubera ko atwaye imbabura mu ntoki. Nanjye ntwaye iki umuceri ndetse n'amashu. Turagerageza turebe uko twamushakira ndetse n'utuvuta two gutekesha kugira ngo abashe kugira apeti cyangwa se abashe kugira ubuzima bugaruke umuntu. Kuko umuntu nyamuneka wiyahuye, abadukurikiye ababonye video yashize cyangwa abatarayibona mugende kuri Manzi Innocente TV muri video. Igihe yaragiye kwiyahura yari afite ibintu byinshi cyane biri imbere ye, ari ibinini, imiti y'abana yose irunze imbere ye. Twasanze habura umwuka wa nyuma. Umwuka wa nyuma ni waburaga kugira ngo yitaba Imana. Ntabwo tuzi ngo umwana ari hehe, arizwe nande, nimba bari kumwe ubu ngubu simbizi, ariko uko biri kose turagerageza tuganire nawe nibidushobokera, niba abasha kuvuga ese nimba afite umuntu umurwajije simbizi, ariko turageze uko tubashije turebe uko byifashe. Rega nyamuneka gufasha ntabwo bisaba ikintu kirekire. Mbibutse nyamuneka, gufasha ntabwo bisaba ikintu kirekire. Ushaka kuntwaza? Urakoze cyane. Ni sawa umeze neza? Ni fresh. Amakuru? Ni fresh. Amazina nayahe? Mbagiye wahita Fidel. Witwa Fidel? Okay, tugiye gufasha umuntu rero ufite ikibazo. Mutwaze n'imbabura kugira ngo kamera adafasha amashusho ameze nabi. Yari yarushye. So umeze neza? Bakoze kuba umfashije, ubwo Imana iguhereza imigisha nawe. Isangira. Wari umeze neza ariko? Nari. No kuvuga ngo rero tugiye gufasha umumeri umaze iminsi yari mu bitaro. Ngo niyo mpamvu ubonaga mbyikoreye byose. Byamvunye ariko umuntu agerageza ko abashije. So ndabona aryamye hari hasi. Hadate se. Yesuwe. Innocente.
yewe yewe shyiraho nta kibazo yewe bite nusa kutavuga mwana zana bizana tubishyira hano mu gikoni nuko habasha kugira ndabona agatebe kakiri hano urakoze kumfasha musaza asante sana Imana ikureba icyoroshye gusa bite ntabwo ubasha kuvuga se nusa ihangane uvuge mwana ihangane pe nari nkuzaniye amashu nkuzaniye ndetse n'umuceri ntago naguze uzuye ariko naguze igice nakizanye ndavuga nti wenda ntago naza kukureba ngo ngende nta kintu nkuzaniye ngo rero n'amafaranga mfite hano kuri telefone ngo ndagura n'amavuta kugira ngo ubone uburyo wabasha kwifashisha ndetse ntabwo ukibasha kuvuga mukagira Imana mwe nkuko mubibona nageze hano kwa Innocente aho aryamye sinzi ngo uko sadunda kibori mana we si uko bizarangira gute yaranyandikiye ngo umwana ngo ari ku ishuri ko yandikiye se kamera yabasha gukoramo hano byagaragara ntabwo byagaragara ko telefone gatoya anyandikiye ngo umwana ngo ari ku ishuri nk'uko agira Imana hari igihe akenshi ibintu biba abantu bakicara bakamera nk'aho bashinyaguye cyangwa bagakina ku muntu ubabaye ndebera reba ahantu aryamye reba ahantu ababyibuka iyi nzu aryamyemo niyo umuntu yabakodesheje ari babiri iyi nzu niyo umuntu yabakodesheje abishyurira amezi ntabwo nibuka amezi yabishyuye ariko mu biganiro byacu byashize ikiganiro twagikoze yabishyuriye amezi 2 birangiye Innocente abura umugabo we arampuruza ndaza ambwira ati mfite ikibazo maze igihe kingana gutya ntabona umugabo wanjye sinzi aho yagiye sinzi nimba baramushimuse sinzi ngo byagenze gute abadukurikiye muzi video yafashwe Sadunda ari kwirukanka mu bisheke yambaye ubusa ari kumwe n'undi mukobwa ntago muzi izina sinzi ariko uko biri kose ngomba kumushakisha mpaka mubonye amenye se imyirondoro ye ni yihe akora iki bahuriye kuki kano kanya wowe ushobora kuba warafashe video nkaho ari ibintu amayesi n'ijuru video nkaho ari ibintu byoroshye ibintu ntago byoroshye mukagira Imana sinzi neza wowe ahorere hose naho bisaba kuba ufite inka nyinshi amafaranga menshi ababyibuka njya aho Sadunda yarari ibyambaye mwarabibonye navuye ntameze neza ndi gucumbagira barankubise namubwiye ikintu abantu harimo kunyumva ibihe byacamo murabizi mwese ntabwo kano kanya sinzi ako ntago njya mbyizera ko ari benshi bavuga ati se unavukiye kuruha
navukiye kuba nkora mu gahinda gusa, nkora ndi mu kababaro. Kano kanya Innocente ntago ari kubasha kuvuga, aryamye hano. Ntago muzi ibihe byaciyemo kugira ngo ajye kwa muganga, imbaga twatakaje tumujyana kwa muganga akavayo, kano kanya akaba atari kubasha kuvuga. Yagobwa ururimi ntago abasha kuvuga. Mu kuvuga ko nuguca amarenga cyangwa akandika message. Namarira umwana ari hamwe nabwa nti azunguza umutwe yene kuko nta kintu yari buvuge. Mu telefone uzajimufasha guteka kuri ibintu muzanira. Ikibazo ubwo rero ni gushaka rero akana gatoya umuntu wenda kamufasha guteka akabasha no kumugaburira kuko urumva turashaka wa mudamu arebe ko yamufasha buriya. Ba mudamu bamugane baraturanye. Atuye hano hirya. Okay. Ntacyo ushaka kubyo tumwegera wa mudamu abuye uzajya zamutekere ku tuntu duke, wenda ashobora no kuba utavuga wenda ari kubera inzara, nabyo birashoboka. Buriya nimba wenda ntowe nkavuga nti gufasha ntago ari bisaba ibintu byinshi cyane. Ku mutima wawe ushobora kuba waraciye muri ibi bihe cyangwa utarabiciyemo, ariko ku mutima wawe mwiza cyangwa se uko uhagaze ikintu ushobora gufasha umuryango. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi nk'iyo umuntu avuze ibintu nk'ibi ngibi usanga hari benshi batabyumva neza, ugasanga akenshi navuze ngo bari gusabiriza. Ntago ari gusabiriza. Ese wowe nkanjye wakora iki kano kanya? Nagerageje ko nshoboye pe, ako se Mana y'isi n'ijuru. Gusa mwebwe aho muhereye hose nzi ko mugira umutima wo gufasha, mwagira icyo mukora kano kanya. Nimba umuntu yari afite ururimi avuga neza agatobora akavuga, kano kanya akaba atabasha kuvuga, ntago ari ikintu cyoroshye. Si ikintu wakwicara ngo wihererane ngo uvuge ngo yego wenda nzanye ibyo kurya pe, ni kubirya nabyo wenda igihe gitoya, kandi nabwo ntago ari ibintu warya buri munsi, wenda usaba no kugira ngo umuntu avangiye mu gihe bimeze neza. Ni gusubira kwa muganga akavuzwa kamera neza. Nimero ibiri ku biganiro byacu bya buri munsi, cyangwa se uhamagarize 7 9 5 9 8 3 abari hanze y'igihugu mujye mutangiza kode y'igihugu ni guteranya 250 79 5 9 8 3 7 cyangwa se mwandikire nimero iri ku biganiro byacu bya buri munsi. Imana ndikumva yo nta kintu narenza usibye wenda kujya kureba uriya mu mail baturanye, wenda akajya abasha kuba yajya amutekera kamugabura, wenda ubwo wenda kugira ngo ugende neza nawe nza gusigira wenda ako gasukari kugira ngo waje no kujya amutekera agakoma. Imana ikomeze kubarinda, mukore subscribe kuri Manzi TV. Ciao ciao.